Reka ngusuze kandi mwifurize ibyiza ukurikira Primo Media Rwanda umunsi ku munsi. Nge nitwa Ndayisenga Clement. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igendanye n'urugo muri rusange. Urugo mu muryango nyarwanda uyu munsi ruhagaze rute? Kubera ko hagenda hagaragara ibibazo byinshi mu muryango nyarwanda, kandi umuryango mbere na mbere ugirwa n'urugo. Abantu bakibaza bati se ubundi urugo rw'uyu munsi abarushinga, abasore n'inkumi bahurira hehe, bahekezwa nabande muri urwo rugendo rwabo rwo gushinga urugo? Kera ba nyirasenge barabaherekezaga, abaranga bagiraga ijambo rikomeye, ariko uyu munsi ibiba se ntibyagira ingaruka mu bibazo umuryango ufite uyu munsi. Ese umugabo n'umugore, umwana bo bagaragara gute muri rubanda ku buryo byerekana ishusho y'umuryango wa none cyangwa uw'ejo hazaza? Mu gihe kandi turibaza niba koko umuryango dufite uyu munsi ugaragaza igihugu cy'ejo hazaza, cyangwa niba igihugu aricyo kigaragaza umuryango w'ejo hazaza. Hanyuma ndi kumwe na Jean de Dieu Karinijabo. Jean de Dieu Karinijabo, wiriwe neza? Muraho neza Bwana Clement. Ni amahoro? Ni amahoro. Ntabwo ari we wenyine kuko ndi kumwe na Alexis. Alexis, umeze neza? Ya, meze neza Clement, meze neza nta kibazo, ndamahoro. Nanjye meze neza. Hanyuma umuryango muri rusange, ntabwo twavuga umuryango ariko tutavuze urugo. Ubundi Alexis, iyo umuntu avuze urugo mbere na mbere twagombye kumva iki? Urugo mbere na mbere twumva umugore n'umugabo. Hanyuma umugore n'umugabo bagakora umuryango, hakazamo abana, hakazamo n'abana. Ariko urwo rugo noneho iyo rwuzura neza iyo harimo umugore n'umugabo n'abana, ubwo ni papa mama n'abana babyaye. Karinijabo Alex aragira ati urugo ni umugabo umugore bagira umugisha rukuzura neza rukabyara umuryango hiyongeremo n'abana. Hanyuma urugo rubaho byagenze bite Karinijabo? Abatangiye bivuga urugo rubaho mbere na mbere kuri ngewe habayeho uburere. Uburere bwa nyamukobwa na nyamuhungu. Yego. Hanyuma abo bantu barezwe nibo bakora urugo, hanyuma bagira umugisha nkuko mugenzi wanjye yarabivuze, Imana ikabaha n'imbuto zibashibukaho cyangwa amashami yabo aribo bana. Ariko iyo urebye muri iyi minsi abantu barita urugo ko rurimo umugabo n'umugore n'umwana gusa, nyine fizikuma, kubabona bagaragara bahari no mu nyandiko barabisinyiye, no mu mategeko ubwo imbere ya ba gitifu n'abandi. Yego. N'imbere y'abaturage baba bicaye mu nzu abantu bise ngo n'urusengero. Yego. Bakabyita ngo ni imbere y'Imana kandi ari imbere y'abantu bitanagaragara. So rero urugo ubundi ntabwo umuryango ntabwo kiri ishingiro ry'ejo hazaza y'igihugu ngo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribivuga. Kuko iyo rabye umuryango w'ubu, hari umugore mu minsi yashize wenda mpereje bundi wakubise umugabo w'inshyi, arangije abyukira kuri social media ajya gusobanura impamvu yakubise inshyi umugabo. Bya nabyo ni icyorezo. Donc nkaho byo bidahagije. Aza no kubyigamba no kuvuga impamvu yamukubise ko byari na ngombwa ko amukubita, ko atanabyicuza. Uwo ni umuryango. Yego. Urwo ni urugo. N'urugo nyine n'abana yaramuhetse umwana, umuryango warafite. Umuryango wuzuye. Ni byashingiro ry'igihugu dufite none. Ubundi niwo wakabaye ishingiro ry'igihugu, ariko nta muntu wifuza igihugu nka kiriya. Yego yego. Nta muntu wifuza igihugu aho umugabo ahotera umugore, nta n'umuntu wifuza igihugu aho umugore ahotera umugabo. Abantu barifuza igihugu aho umugore yuzuzanye n'umugabo, kandi mu gihugu aho umugabo n'umugore baringaniye. Ubwo ndavuga imbere y'amategeko. Ibyo umugore yakora agahanwa n'amategeko, nabyo umugabo yakorera umugore bararinganiye. Nangize ngo nibyo bundi uzanye bindi byo kuringanira bindi bari kumva amategeko. Yego, ibyo ngibyo aho nibyo ku mategeko byo no mu bijyanye n'amahirwe igihugu kigenera abana. Ibyo ndabyemera. Yego. Rero muri iki gihe bisa nkaho igihugu aricyo cyasubiye inyuma kikajya kurera umuryango, aho kugira ngo umuryango ari wo ubera hazaza igihugu. Ubwo rero Alex reta dufasha tujye mu ntango. Bundi Karinijabo yarabitubwiye neza uko umuryango ubaho. Uburere bw'umukobwa yahawe mu muryango akomokamo ubwahawe umuhungu, bagahura bakajya gushinga urwo rugo rwabo. Ubundi ndibaza ngo umukobwa w'uyu munsi n'umuhungu w'uyu munsi bahurira hehe? Umukobwa w'uyu munsi n'umuhungu w'uyu munsi abahurira hehe? Ntabwo navuga ngo bahurira, kuko la contre cyangwa guhura k'umukobwa n'umuhungu bisigaye biba ari ibintu
utamenya ngo bigenda bite kuko abantu bashobora guhurira kuri social media icyo ni kimwe nta bantu bagihurira ku rusengero nta muntu ugitembera muri quartier dore kera ubundi uko nari mbizi umuntu wundi yashakaga umuntu w'iwabo uzi impamvu umuntu yashakaga umuntu w'iwabo wo muri quartier nyine yabo nuko yashakaga muri ba bantu nyine azi ahora abona ariko umuntu azi ni wabo azi n'ababyeyi baziranye n'ababyeyi baziranye abiwawe nibo bakabazira kuko wazanaga n'umukobwa kwaze ura ni mwene ndi cyangwa ura musore waje kugusura ni mwene ndi kazanagira isoni zo ko wahemukira mwene kana k'ababyeyi bari baziranye ariko ubu ngubu umuntu wa Kayonza arateretana n'umuntu wo mu Bugarama umuntu wo mu Bugarama arateretana n'umuntu wa hirya mu Burera muri Burera uw'Ibutare agateretana n'uw'Ibutaro uw'Urusumo n'uw'Irusizi ubukubwo bukabera i Kigali bababyeyi babujemo ntibabona ubwo niko banaziranye iyo miryango ntiziranye namenyanira aho ngaho baravuga ngo nabwo baravuga ngo aba ku mukobwa ngo bicare hariya ngo aba ku musore bicare hariya icyo rero icyo ngicyo niyo mpamvu ndi kugira ngo nsubize icyo warumbwiye ngo ahantu umusore n'umukobwa bahurira hajemo akajagari kubera ko nta musore ugishaka umukobwa wo muri wego barahari abagishaka abakobwa bo muri quartier ariko ntabwo ari benshi ni nka 2%. Usanga nyine abantu baragiye kubera bitewe naho mwahuriye dushobora guhura kuri social media yego nkuko nabivuze dushobora kuba wenda naragiye mu mahugurwa nk'imusanze ngakubita nawe n'umukobwa tugahera kwishuri buriya kwishuri nabwo hari ukuntu mwamuziranye mo gake kuko kwishuri mugiye kumarana imyaka 3 cyangwa 4 cyangwa se mugiye kumarana 6 ibyo ari byo byose nimutaha muri vacances uzamenya ngo ni hehe uzajya kumusura hari ukuntu uzaba umuziho gake ariko jewe ngiye mu mahugurwa imusanze nkubitanye n'umukobwa ntwaye nimero ye turakomeza ducate kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook hanyuma nzashiduka ari wabaye umugore wanjye ubwo ntabwo uvuze abahurira mu kabari right hari n'abahurira mu kabari mama Skove yegeze atanga urugero rw'umukobwa wavuze wagiye umukobwa n'umusore bahuriye mu rusengero umusore ageze igihe cyo gushaka aravuga uti kwera ko yiberega mu kabari aravuga uti reka nge mu rusengero n'undi bukure umukobwa muzima umukobwa navuga ati abasore bo mu kabari ndabazi ntabwo nabashaka reka nigire mu rusengero bose bakubitana baragiye gushaka umwe aragiye gushaka umusore mu rusengero yagiye gushaka umukobwa mu rusengero bose bahora ari abanyakabari ibyabaye nyuma urabyumva bageze mu rugo buri wese agakubitaho intono ndagakubitaho danihiro ndagakubitaho ikiyogo ndagashyiraho ikindi ati nari naje gushaka umuntu runaka nyine mu kabari barahahurira no mu rusengero bahahurira. Yego rakoze cyane Alex utwibukije byibuze aho bahuriraga muri icyo gihe kandi umusaruro waratangwaga neza ariko nanone hari ababigiragamo uruhare bashoboraga kwihuza hagati yabo ariko nanone hari igihe bahuzwaga n'umuntu witwaga umuranga Kanijabo yari afite ijambo rikomeye akaba afite n'akamaro niki umuranga yamariraga abo bana bombi umukobwa n'umuhungu kugira ngo koko ahuze n'iyo miryango kandi ibintu bigende neza. Ntekereza ko akenshi umuranga yashoboraga kuba ari umuntu uzi imiryango yombi ushobora kuba azi imico n'imyifatire yabo bombi agiye guhuza yego cyangwa se azi uruhande rumwe akavuga ati nyamara bene kanaka bashobora gushobokana na bene runaka yego uwo ni umumaro muzima kubera ko urumva niba azi ngo abibunaka mukuru we yashatse kwa murumuna wanjye yashatse kwa mubyara we kwa nyirarume yabaga azi ko bashingiye uwo muryango cyangwa bageze wasangaga baranga ari n'abantu bo muri iyo miryango n'ubundi nabo bashatsemo cyangwa bashatswemo kuri ka gasozi ariko urebye nk'umuranga w'ubu nabyirutse bavuga ngo umuranga mubi n'urango yarungurutse ni munsi ibi rero ubu nibyo bigezweho yego umuranga mubi kumusetse waza Alex afite urugero asigaye arango yarungurutse kubera ko haje ikintu cyitwa pasi yego ngira ngo ni ibyo ubwo ni ibyo wa mugani noneho uri gushyirwa mu bikorwa uyu munsi ni ibyo ubu noneho niho bigeze yego umuranga mubi ari kuranga uwo yarungurutse ndimo ndarangizanya na Keremi ibyo twabagamo cyangwa nkarangizanya na Alex ibyo twabagamo hanyuma nkavuga ndetse kumwikuraho byuzuye bigoye nkavuga nese Alex niko ntabwo yego cyangwa reka duhamagare imbwa mu mazina yayo ko wenda
umukobwa wita Emmanuelita ni urugero ubu twihanganira bitwa gutyo ntabwo ari kubatera amabuye nanjye Emmanuel ko mbona se ntabwo hanimero ugakomeza ukagerageza hari igihe bari n'umukozi wawe ahubwo umukozi we nkaba nkoherereje ifoto ukavuga ati ndabona ari ya miti muganga yanyandikiye ugahita ufatiraho ariko nkaba nkurangiye ubona arungurutse ubwo rero urwo rugo mbere na mbere azarugeramo ayavuga ati ariko ubundi uriya we n'uriya mwari mwarahuriye undi nawe arugeremo ajya kugereranya na wa wundi na Manuel asubireyo nyine biba ibintu by'akajagari umuranga ntagifite ahubwo ntagifite umwimerere nk'uwo yari afite w'icyo gihe n'agaciro yari afite icyo gihe n'uyu munsi ku miryango yombi cyangwa ku bashakana hanyuma rero uwari utubwiye umuranga kuba twaramuhombye tutakimufitiye uyu munsi nk'uwa kera hari icyo twahombye umuryango yego twagiye kumuhomba natwe ubwacu nk'umuryango tutakiriho kubera ko umuryango nyamuryango ushikamye ku byo ushikamye amahame n'indangagaciro ntabwo wakabaye utagifite umuranga yego umuranga yagiye kuko n'uwo muryango utagihari aranga nde ararangira nde araranga iki aha Kanisha barakoze cyane atubwiye umuranga wa kera uko yari ameze n'akamaro yari afite n'umuranga w'uyu munsi arango yarungurutse anyibukije umupadiri nawe yajyaga aranga uwo yarungurutse akamushyingira nk'umuntu wo muri perezida wa korari cyangwa iki ahantu n'ubu ni umusaza simuvuze nubwo ntazamuvuma hanyuma rero Alexis twabonye umukobwa tubona n'umuhungu hari aho bahuriraga iwabo ku musozi umuranga akabigiramo uruhare cyangwa ntabigiremo uruhare imiryango ikabiziranye ariko nanone umukobwa yabaga afite ba nyirasenge bavuga bati rero wamaze kumenyana na Emmanuelita nawe ugomba kumenya uko witegura kugira ngo urugo rwawe ruzagende neza ba nyirasenge baracyategura abisenge neza babo baracyategura neza bakabategurira kuzaba abanyarwandakazi koko bazabyarira u Rwanda bakaruhekera Clement urakoze ntabwo umukobwa n'ubundi yavuga ngo ba nyirasenge bagiye kumutegura kubera ko ntabahari ba nyirasenge impamvu badahari ni ukuvuga ngo umukobwa ari Kayonza ariko ntihari gukorera akubitanye n'umuhungu w'i Kayonza ariko avuka i Rusizi kugira ngo azajye kubona za nama za nyirasenge kandi ubukwe bari kupangira ko buzabera i Kigali cyangwa bari kupanga ko buzabera i Rwamagana kugira nyirasenge bazabonana yaje muri dote mu gitondo sibyo izo nama ze rero ntazazibona hari icyo kiriho ubu ngubu bita bridal shower urusanga za bridal shower ugiye kuzikorerwa n'urungano baba ndi mubana mu kazi za nshuti zawe mubana mu buzima busanzwe ariko ntuzasanga mu mubyeyi mukuru sibyo rero kubona umwanya wa nyogosenge bizaba kuri wa muntu n'ubundi ukiziritse ku muco ariko abantu benshi bamaze gutakaza ako kantu bibe ku ruhande rw'umukobwa cyangwa be ku ruhande rw'umusore ako kantu baragatakaje ko kugirwa inama na nyogosenge bakubwira ati rero mwana wacu ushakanye na Emmanuelita Manuel afite imico ugomba wenda kubigenza gutya bigomba kugenda gutya nyine bakamwereka inzira y'urugo uko urugo bizagenda no gutegura umuryango w'ejo hazaza wabo nk'abantu babiri bagiye gukora uwo muryango yego ariko Alexis wenda nkunganiye urebye n'amateka igihugu cyanyuzemo abari gushaka ubu bafite ba nyirasenge ni bangahe ni bake hari naho ubwo nawe wasigaye ari umwe yihamagara akitaba kubera ko uwo ari kwita nyirasenge ni wa mukobwa bahuriye muri bridal shower nk'uko Alex yabivugaga ni umutirano ni wa mugore rwananiye uri kuza kumubwira ni uwo kuryoshya ifoto uri kuza kumubwira uti mugabo n'umwana wundi aturamenye ntazakugira ukuzanaho ngo usuko zubakwa ngira ngo terime zisigaye uzaharanira uburenganzira bwawe ntacyo kurusha murareshya cyangwa unamurusha urakora nawe arakora adahari wabaho like ibintu nk'ibyo hari abantu bari kujya gushaka muri iyi minsi afite second option andi mahitamo avuga ngo n'ubundi ngewe ejo bundi hari umwana w'umukobwa twaganiraga yagize amahirwe make ntago nkunda kubyita cyane nge mbyita amahirwe make kubera ko kubyara nge mbifata nk'umugisha bishobora kuba ari bishobora byazana n'igisubizo kitari direct nge mbifata nk'umugisha yagize amahirwe make abyara afite imyaka 17 yiga muri apase uwo muntu babyaranye yigaga niba ari mu wa gatanu
segonderi bariganaga bombi oya yari umuntu wo hanze noneho ntiyamushaka ngo babane hanyuma aranamutererana ubuzima bugakomeza arirwariza ahita ava mu ishuri ndamubaza se uba wumva ugifite akayihahiho ego ko kuba washaka umugabo ati reka narazinutswe ati ingo z'iki gihe ingo z'iki gihe se wigeze uruhe ati simba mbyumva ubu byumva se nta experience nimwe nzi murumva ati nta nimwe uganira n'abandi se abo byananiye arambwira ati abo tuganira bose mba numva wapi none se uganira n'abagore n'abagabo n'abasore n'inkumi uhuza ayo makuru ukora umwanzuro akenshi ati nkunda kuganira ati n'abagabo atari kuba wumva ati nabo kuki utaganira n'abagore bagenzi bawe ngo uhuze amakuru ese abagore nabo muganira ati ni bake atariko nabo rega tubabona si ngombwa kuganira nabo ati nuwanga kuvuga ati yabari mpfunira ugasanga n'amakuru abakiri bato bafite ku rushako ni amakuru yo kuri iyi mihanda ntabwo ari amakuru niho birirwa ntabwo ari amakuru y'ubwino yo kuba yaza akicara kwa Clement akabasura icyumweru cya mbere akabasura mwabatirishije akabasura umwana yakomejwe akabasura mwage cyangwa se mukajyana nawe mugiye guhemba Alex yabyaye cyangwa se nyine kugira ngo arebe ese urugo rubaho rute yego kuko baravuga ngo ariya ngo ushaka kubaka nkuko nyina yubatse ngo amaringo cyane nta rugo rwubakwa nk'urundi kandi nta rugo rutagira ibyaro rega n'abantu nabo ko batareshya ubwabo mu buzima uko Imana yabaremye n'ingo zabo ziratandukana ikindi umuntu yavuga nuko ntabwo mu rugo uzanamo diplome oya urugo ntirureba ishuri rya ku ruhande ntirureba amaranka oya ntirureba mikoro impamvu mvuze ibyo byose urwa mikoro make n'urwa mikoro abaye n'urwa mikoro menshi rurasenyuka ahubwo ugiye kureba mu mibare ahubwo ushobora gusanga ngo za mikoro menshi arizo zifite ari urwa generali amahirwe make yo gusenyuka n'urw'umunyerondo rurasenyuka ari urwa minisitiri n'urwa mushomeri rurasenyuka nyine ni icyita rusange urugo rwasenyuka rutitaye ngo yego rero iyo ufashe experience ya Clement kuko yahuye n'ibibazo akaba ariyo ushingiraho imico kamere y'ingo zose cyangwa ahubwo iyo ashingira byibuze ku byamubayeho mbere y'uko agera kuri iyo akaba yarabayemo kuzinukwa bwo ari kumwumva byibuze nyine namwaje nse warazizi wamenye izihe ati banganira se n'abazibayemo n'abazirimo kuko yavuga ati byibuze umugabo wanteye inda kantererana nahise numva abagabo bose buretse ko na psychology kumenya nayo ni indwara yo gufata abantu bose ukabashyira mu gatebo kamwe kuko nta bapfira gushira kandi mu bantu bose habamo abantu bose yego rero urareba ugasanga bino Alex yavugaga bya ba nyirasenge na ba bridal shower n'abandi n'aba abantu bari kubaka ingo barashingira ku makuru yo ku mihanda yego ati barashingira ku makuru y'imihanda turabonye wa mukobwa wa muhungu barahuye uko bahuye nabwo ubwo buryo Alex yavuze ko ari uburyo bw'akajagari budasobanutse hanyuma bamaze guhura nta muranga nta nyirasenge baradashawa nawe no kuryoshya ifoto cyangwa abakobwa urungano rwe batamugira inama nabo batarazimenya izibera mu ngo cyangwa undi arimo arababwira arakugira inama marangamutima y'umugabo we kandi umugabo wawe wagombye kuba ari wowe uzi icyo akeneye kuko niwe mumaranye igihe abantu bageze mu gihe cy'ubukwe mu bukwe batiye ababyeyi kandi ababyeyi bababyaye barahari barifoto bazanya abantu bo mu mafoto gusa yo kuryoshya amafoto ubwo ntabwo uvuze nyine n'abashakana n'amafoto umusore akaba ari muri Canada umukobwa akicara hari muri diaspora baje gukora umuhango wo gusaba no gukwa ndetse ubwo bahere gusaba no gukwa hari imihango yindi yibanziriza hari umuhango wundi wo gufata irembo ukaryemererwa akakubwira ko irembo risohotse umugeni ryinjira inka izo nka mukazemeranya noneho wa muhango ukazaza gusaba no gukwa umuntu ubundi no kujya gufata irembo burya biba warabanje kujya kwerekana umukwe yego impande zombi ziziranye umusore n'umukobwa baragiye iwabo w'umukobwa baranagiye niwabo w'umusore niwe wagiye niwabo w'umusore imiryango ikabanza byibuze no kumenyana kugira ngo mwumve ko mutagiye no gukora amahano ushobora no kugenda mukajya mu bisekuru amaye inka
wagera nko ku cya gatanu ukabona wareba hirya ukabona umusaza yakonje n'umukecuru yakonje. Abo bantu Alexis banyuze muri iyo nzira bageze mu rugo ubundi tuba twiteze iki? nta kindi twakitega Clement, ni ukuvuga ngo abantu bashakanye muri ubwo buryo iyo bageze mu rugo njyewe mpita ndeba ngo bashakanye kubera iki. Ubundi iyo bigeze gutyo hari inyungu njyewe Manuel nakurikiye kuri Manuelita, hari n'inyungu Manuelita yakurikiye kuri njyewe Manuel. Iyo mpageze za nyungu nakurikiye kuri Manuelita nkazibura ni fight. Iyo Manuelita aje za nyungu yakurikiye kuri jya kazibura ni fight, kubera ko ntabwo bashakanye bafite papasi yo gukora umuryango. Njyewe ubundi intego nzi nanemera yo gushaka yo kuba nyine nava mu busore nkaba umugabo ni ugukora umuryango, kuko erega mba ngiye gukora umuryango wanjye, kuko aho mvukana umuryango wa data si uwanjye. Mba ngiye no gukora umuryango wanjye ngende ariko mu muco nyarwanda. Nyine mu muco nyarwanda jewe ngiye gukora uwanjye muryango. Rero ninjyana intego ibusanye niyo tuzajya muri fight. Intego ibusanye niyo rero izaza ryari, izaza kubera ko nashatse Manuelita nta muranga. Manuelita wenda ni umuntu mbona ko ushobora kuzazamura wenda uburyo buri economique bwanjye, nahagera nkabubura. We Manuelita waje ubona ko Manuel igihe ugiye kugushaka ari umuntu uzazamura ubwo buryo buri economique, urahageze urabubura. Ingero ndazifite zirahari yaho byabaye, ugasanga rwa rugo mugiye gukora ongeraho n'uburyo bwo gusetinga n'abantu iyo bagiye gushaka naryo umuntu avuga ngo ngiye ngo ndashaka umugore muremure ufite amaso ngo ameze gutya, mwite gushushanya, ugafata umuntu ukamurema mu mutwe, ukamurema ukajya wumva. Ngenze umukobwa ubu ngubu agize 43 yarebye umusore aramubwira ati mbona ari wowe muntu nkeneye. Umusore aramubwira ati ariko ihangane mu rusengero mu cyumweru gikize baraturanze ngiye na fiance wanjye, ubu ngubu ameze nk'umuntu warwaye, yarakonje. Aravuze ati ariko ngiye urani Imana yanyandikiye, n'ubu ngubu yarategereje ati uriya rugo ntago ruzamara kabiri, urani uwanjye. Ubwo biri muri bya cyiciro batubwiye cy'uburwayi batubwiye. Ari no gusetinga icyiciro runaka ngo ngenda shaka umukobwa warangije kaminuza, kandi twamaze kubona ko ntabwo urugo uruzanamo kaminuza, ntabwo uruzanamo ayo mafaranga, ntuyizanamo iyo shusho ya Alex wateruye ibyuma wabaze. Ntabwo nyine ibyo bintu byose urugo w'amanyafaranga uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782424382 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited
your trusted real estate partner. Ahubwo hari ikintu kindi Clement ntekereza kumvana no kumvikana. Ibyo ngibyo biri mu bigize urugo, kuko urugo n'umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, ubwo ni ababyeyi n'abana babo. Baba bagomba kubana bundi mu rukundo, mu bufatanye no mu nshingano zisangiwe. Niho hatangirira ubuzima bw'umuntu, indangagaciro n'uburere n'umuco. Ibyo byose bitangirira aho ngaho rero. Ubwo wakomeza noneho. Hanyuma umuntu ufite ibyo umaze kuvuga ni umuntu nawe wabihawe. Yego. Ko nawe utanga icyo adafite. Yego. Ubwo turasubira inyuma turebe. Hanyuma dusubiye inyuma ubwo nyine turebe uburere bw'iki gihe buradutegurira umuntu nk'uwo. Igisubizo ntabwo cyatinda ni boya. Ubwo uburere bw'iki gihe buri gutangwa na televiziyo na telefone, buri gutangwa n'umukozi wo mu rugo, buri gutangwa ibyo bikoresha ikoranabuhanga n'abakozi bo mu rugo. Uvuze ijambo ryiza, nta urugo, abakozi bo mu rugo. Urugo rushobora gusimburanwamo abakozi 10 mu gihe cy'imyaka 2. Ayo naho hari nabo baba barwanyije. Yego. Hanyuma umbwire ngo umwana warezwe n'abakozi 10. Buri wese afite ingeso ze. Yego. N'imico ye n'imyitwarire yahawe n'imigenzo n'imigenzereze. Harya ubwo uwo mwana we ni mwana. Umwana ikimuhuriraho ni uruhurirane. Kandi ababyeyi benshi ibyo ntibabyitaho. Azi ko kuba yananiranywe n'umukozi bihagije kugira ngo mwirukana azane undi kuko amafaranga nayo muhemba. Noneho ikindi tutajya dutekereza, ubundi atekereza ko wa mukozi wo mu rugo yaje kumukorera yishimye. Mbere na mbere wagombye kubanza ukamenya ngo ubundi kucyuriya muntu yaje kunkorera hano mu rugo iwanjye, kugira ngo unamenye nuko uzamufata, kugira ngo ujye uhora wirukana. Umuntu azafite ibikomere bye. Yego. Swati yaravuye mu ishuri kubera ko se na nyina byari hasi hejuru. Kandi azi ubwenge atari uko ari umuswa, kuko ari gihe usanga ahubwo n'uwo mukozi wo mu rugo ari gukoresha tide abana bawe. Ukaba ari ugira. Nuvuga ngo rero ko uhora umenya ngo uwo muntu none ugasanga inshingano zose wasanga ibyo byose abyujuje urazimuhaye. Mbere na mbere abana n'abandi. Hari ahantu nzi umukozi wo mu rugo bigize kumwirukana, nako yigize kubasezera mu buryo butunguranye. Umugore abana baramunanira, ahamagara umugabo ngo atabare nawe. Ageze mu rugo nawe biramunanira. Biba ngombwa ko binginga wa mukozi ngo agaruke. Yego. Bajya mu mwanya wo kujya kwinginga umuntu ngo agaruke. Ibaze mwebwe mufite abana banyu, mwarabyaye, abana bananiye, barize, bahogoye, turashaka tantine. Nuvuga ngo inshingano dufite nuko tuvuga ngo ni nyinshi n'iki, ariko nta nshingano twarutisha abana bacu ko byagenda kose. Kandi abo nibo bana ejo turimo turategurira imiryango. Kandi ubwira ngo niho uhatangirira ubuzima bw'umuntu. Uwo mwana utangiriye aho ngaho mu rugo, mwiremwa rye ryacingiye aho mu rugo harimo uwo muriro, ubwo ibyo arakura mu rugo azajyana mu rwe ni ibiki. Hari ibintu byabagaho mu bihe byo hambere twe twajyaga gutangira mu wa mbere dufite imyaka 7. Yego, ahenshi nicyo kitarusangirira umuntu. Nuvuga ngo niho twe twatangirira, niho hatangirira ubuzima bw'umuntu. Twamaraga imyaka 7 turi aho hatangirira ubuzima bw'umuntu. Wagira amahirwe yigaga nk'ikibura mwaka umwe ahantu hafi aho. Yego. Ubwo bari utarabyitaga rediyeni. Noneho ukibaza, noneho abyibuka tubyiga turya porridge, twabitaga porridge. Yego. Noneho ukibaza niba bimeze gutya. Tugeze mu muryango aho noneho twahuye twese mu buryo budasobanutse, tutaranahawe byandi ahamwe bibanziriza, tutaranahageze. Yego. Bwabo umuntu mwirema ryacu ryo kudutegura ngo tuzavemo ibyo gukora ku babyeyi. Tantine ni waduteguye, batantine nako nago tuvuga. Twateguwe n'abatantine. Yego. Sibyo? Noneho harya nta batonto baba. Hakumenya karakazi ko mu rugo benshi barakeguriye abatantine cyane kuri nzo abatantine. Ubu ngubu ukora ko byamaze kuzamo ibindi bibazo bindi. Hari n'udatunga tantine bitewe n'abana afite. Kavuga ati namfite abana b'abakobwa, nzazana umukozi w'umukobwa. Niba mfite abana b'abahungu, nzazana umukobwa. Kubera bya bindi byajemo bindi nabyo, ubwo tuzabifatira umwanya tuganira ku kiganiro cy'abakozi bo mu rugo muri rusange, cyonyine cy'umwihariko n'ibibazo bibamwo hariya. Noneho wareba hari aho hantu umuntu ugiye gushinga urugo,
bwaba umuntu ntabwo yahawe zana agaciro ntazo afite bwaba rero ntabwo afite na wa muco ntawe afite ahuye n'undi nkawe nabo bahura mu buryo bundi bose noneho hakaza n'ikindi kintu kindi twakwinjizamo hano wenda dushobora kuba twaba turengereye ariko nabwo ntabwo uri kure y'ukuri noneho hakazamo ikindi cyo kuba twakwita noneho kuba independent mu kinyarwanda ubwo umwuka w'ubwigenge kwigenga ongeraho no kwigomeka iyo hajemo kwigenga cyane bivamo kwigomeka nta kuntu wambwira ngo uriya mama wagaragaye apyatagura umugabo biriya byarenze kwigenga noneho birenga kwigomeka noneho mu rugo mugezeyo noneho uri wa muntu wanyuze muri ziriya nzira twavuze haruguru noneho izo nzira mbere y'uko umenyana n'uwo muntu wari umaze kuba mukuru kuko ubwo turebye abenshi usanga nko ku myaka 20 bageze amahirwe yo kunyura mu ishuri aba ari muri geto yego agakomeza ubuzima bwa geto kugeza igihe avuye muri geto ajya mu rugo na wa mukobwa nawe nuko hari uwo nzi disi utajya utaha iwabo kubera amakimbirane yo mu miryango kandi yiga muri kaminuza yakigumirayo muri leta rwose ngiyo muri kaminuza dufunze ntigumira muri iyi geto yanjye ko sinajya kureba inshyi za mama na papa narazihaze noneho ngo nawe afite ibikomere primaire niga na secondaire nzireba ngo ibaza ibikomere afite noneho ngo nawe bundi akeneye kwivuza noneho ibaza barumunawe bari muri uwo muriro utazima waka buri munsi nk'itanura noneho twari tuvuze ibijyanye no kwigenga nabyo warugeze muri geto ari muri geto umubereho yabayemo umwe kuri geto y'iburyo undi muri geto y'ibumoso barahuye za geto zombi baziteranyirije mu rugo hari no kugera mu rugo noneho bituri kuvuga no kunanirwa kwakira inshingano twavuze ko inshingano bagomba kuzihuriraho inshingano abo bantu bo mu rugo rwa none Alexis bantu bahuye gutyo harimo na kwa kwigenga ngiye Clement ndatahagiye nshakiye yego cyangwa se Manuel twavuga agatahagiye ashakiye umuntu harita nawe tutahagiye ashakiye yego Clement kwigenga no kwigomeka nkuko umuvandimwe bivuze nukutakira ukuri n'inshingano inshya ufashe n'icyiciro wahinduye yo guhindura stati bo reka nkwereke waruzanye urugero rwiza twese twarakuze wenda hari abataragize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi ariko warakuze hari uburyo wagiye wiyakiramo ngo mvuye mu wa mbere primaire ngiye mu wa kabiri cyangwa mvuye muri primaire ngiye muri secondaire mvuye muri secondaire mu cyiciro rusange ngiye muri superiere urumva ukagenda wiyakira ukumva ko nyine hari ubuzima uhinduye ariko niba uvuye muri geto watahaga saa 2 kumva ko hari undi muntu waje iruhande rwawe ugukeneye ntubashe kubyakira ibyo bizavamo kwigomeka ubwo ndavuga ku ruhande rw'abagabo ku ruhande rw'umukobwa nawe yari yamenyereye gutahana wisashakiye no gusohokera ryagiye ntawabwiye ngiye mu wenda mu kabyiniro arakagenda ntawabwiye ndagarutse nyine agakora ibintu n'inshuti yagera mu rugo agashaka n'ubundi gukomeza bwa buzima aho rero byose birahita biba bibi kuko ntabwo uri bukomeza bwa buzima kuko ufite ntukiri uwawe ngo wigenge ku mugani w'abarokore ufite uwo mugomba gusharinga gusangira ubwo buzima sibyo ukamenya ibyo nkunda nka Alexis nkamenya ibyo ukunda nka Claudine gutyo nyine kugira ngo duhurize hamwe ariko Alexis reka nkubwira akantu kamwe aho ngaho wenda reka nshyiremo akantu wenda badukurikiye batakumva nabi ndavuga wowe batakumva nabi urugo ntabwo ari gereza yes niyo mpamvu ntabwo ari gereza ntabwo kuba njyewe namenyanye na Ariane yari afite inshuti ze zitwa Rusi na Perusi bivuze ngo nazicikeho ntabwo kuba nari inshuti na Clement na Alexis nkaba ngiye kubana na Ariane bivuze ngo nzabacikaho ahubwo nukumenya ko nahinduye icyiciro umwanya nageneraga Alexis na Clement ukagabanuka nkafataho amasaha 2 nkayagenera Ariane tugiye gusangira inshingano n'ubuzima nawe agafata ahangahe no mu gihe bibaye ngombwa ko mpura namwe akaba bizi namumenyesheje hanyuma nkaba namubwiye nti uyu munsi ndaza gutaha ninze kuko hari gahunda mfitanye na Alexis na runaka turahurira ibunaka n'ibunaka byabana ngombwa nkamwe tugiye kuganira ku mushinga uyu n'uyu nawe ku rundi ruhande akambwira ati rero nanjye kwa gatanu nzasohokana na Perusi na Rusi
tuzajya mu kabyiniro twakundaga gusohokeramo n'urugero kitwa ibunaka byaba na ngombwa nakuma nanjye ndenterese nkabiyungaho ni njye udakeneye kuruhuka nduhuka wenda n'inshuti zawe niba ubinyemereye yego ni wowe udakeneye kuza kuba uri kumwe na Alex na Clement turi mu gisope ibunaka nawe ukaruhuka ukanareba ibyo mbamo like nagira ngo ako kantu kumvikane neza ko kuba umuntu ahinduye inshingano ni stati icyiciro bitavuze ko ucika ku ijana yego noneho reka nkomereze ku nshingano rero ninkomereza ku nshingano hari igihe tugera mu rugo nkumva ko nyine ibintu byose nzabyikubira cyangwa nkumva ko ibintu byose nzabiharira runaka oya urugo nyine nk'uko twabivuze abantu barasangira turasangira tukanaganira ku cyo tugiye gukora mu rugo nta nyanya zihari sinumve ko n'umugabo ngo ntahaha inyanya why not kubera iki ntagenda nkubitanye n'inyanya bo reka tuvuge ko nagiye mu kazi nkorera muri quartier Zandera cyangwa Kabuga bahinga inyanya cyangwa bahinga ibitunguru kubera iki nageraho nasanga akadobo k'inyanya kari kugura amafaranga 500 kuki ntazitwara nkazijyana mu rugo ariko nanone bizaterwa n'akazi ukora nta kibazo uri gutaha n'urwego uriho kuko ntabwo bambwira ngo utuma twishima azaparika imodoka mayo okay nta kibazo nta kibazo bishoboka niba wese ubwo narinzanye wewe nta kibazo uretse ko nawe yashobora kuvuga ati ariko uziko niba ugiye ko mu rugo nta tunyanya duhari kandi narindi muri za Nyanza hari umuhanda nigeze kunyuraho uri umuhanda wa Kicukiro Bugesera Nyanza mu majyepfo bwa Busoro hari ahantu twageze mu karere ka Bugesera bahinga inyanya ni mu Bugesera ni muri Nyanza uturenze ikiraro cya Rwabusoro ni muri Nyanza bahinga inyanya ndavuga nti ningiraga buntu nkagaruka muri uyu muhanda kabisa nzagura inyanya urumva kubera ko nari nzibonye wenda zishobora kuba ziri ku giciro gitoya rero gusangira inshingano no kuganira kuri ibyo bintu sinumve ko ari itegeko ko ugomba gukora icyo uretse ko nubwo nanjye nanze rurarugero ntabwo bivuze ko atabigura da kubera ko bajya bakora amadesante akagera nka za Musanze agapakira ikiro cya ibirayi by'icya kinijya ni ibyo rero navuga ko kuri uko gusangira izo nshingano ubona zisangirwa nk'uko bikwiye kanijabo ntabwo zisangirwa nk'uko bikwiye ariko haracyari imbogamizi mu bijyanye n'umuco biragoye ko umwana wakuze abona se adahaha azahaha reka nanabibwire wenda abadukurikiye bashobora kuzubaka ingo cyangwa abagabo badukurikiye babera icyitegererezo abana babo umwana wakuze abona se akingura urugo atahanye umugati ntekereza ko bizamworohera nawe nashinga urugo kumva ko ariko bigenda umugabo ari utahana akamverope buri mugoroba akagomba gusa niko ntekereza hari n'abana bajya kureba ku meza buri mugoroba ko hari ikintu dadi ubone ko babyita ari n'uza ko akwakira iyo envelope atanagusuhuza umwana kubera ko yamenyereye ko akwakira umugabo na envelope n'urugero so rero izo nshingano hashingiwe ku burere umwana yakuranye ubwo n'insubiye inyuma hagashingirwa ku muco w'igihugu hari abagabo bavuga bati ibyo Alex ari kuvuga ati ariko ni gute ngiye nshobora koza uruhinja pampa nayo ntekereza ko abagabo benshi batazi no gukuramo umwana pampa niko mbitekereza benshi ubibona iyo umugore yarwaye ubwo twebwe kera yari amaranje n'ibyahi kujya kwibya amaranje usanga n'ibiki ubu byabaye pampa ariko ntabwo ntekereza ko ari n'abagabo babizi hari ibintu bimwe na bimwe bikihishwa inyuma n'umuco aho hari imirimo tuzi ko umugabo kandi wakagombye gukura ukajyanishwa n'igihe nawe kandi aho ukuze gutyo ni byiza hari umuvandimwe nzi ubu arimo ariga guteka kubera ko azi ko yashatse umugore wo muri Canada kubera azi ko muri Canada nta mukozi nta bintu by'umukozi umugore ajya kwe ntabwo yari abizi ubu nigeze umubwira ko ikintu uzi guteka ari amazi ibyo naba ntazi guteka nibyo bike urumva rero haracyari ibintu bimwe na bimwe kihishwa inyuma n'umuco ariko ku muntu ubundi wabaye muri ghetto atari wabaye muri ghetto zo mu biryo gaho nyabya munsi y'urugo karya capati n'ibishyimbo n'icyayi karyama ntabwo yaba atazi gukoropa kwimesera guteka hari ibintu by'ibanze none waruvuze ngo ibintu by'ibanze mpita nibuka ko hari umukobwa twiganye muri kaminuza nta kintu na kimwe yari azi guteka
urumva nyine yakuze muri ubwo buzima iwabo bafite abakozi babikora muri segonderi ugashobora gusanga aramenyanye n'akana kitwa wenda Lise kakajya kamufurira wenda kakajyana muri kantine urabizi ubwo buzima twabubayemo akisanga muri kaminuza ajya kuba mu bamasera aho ugenda ukishyura kuryama n'ibyo kurya byose bakajya urya saa sita na nijoro ukarangiza kaminuza wenda uhita ujya mu kazi uzajya utaha iwanyu ukava iwanyu noneho uhita ujya mu rugo ariko ubwo nyine izo ni bigaragaza erega ubwo ababyeyi be nabo babumvise noneho urumva ibyo byiciro ugasanga umuntu ibindi byose abikora neza ariko byazagera noneho ahandi za diporome twazishyize ku ruhande y'amaranka bya bindi byose ugasanga ni ikibazo ngenzi n'umugore n'umugabo usanga imyenda yabo y'imbere imeswa n'umukozi ugasanga umukozi niwe umenya icyumba cya nyirabuja nanjye rwose hari uwo nzi n'ubu ngubu umukozi n'uwimesa ari naho hamwe na hamwe ushobora gusanga umukozi yigaruriye cyane nabonye ku mihanda hamwe witaga ku mihanda mu kanya hari umukobwa nabonye abivuga atari ku mwebwe iyo mubona abakozi bo mu rugo umukobwa tantine ari ufurira umugabo wawe amakariso n'ibiki byose ati ubona icyo gihe atari wowe mugore ubona atakurusha agaciro ari nawe usasa icyuma nose ubwo umugore reyiroma ninde ariko ngo kubera ko hari couple nzi ngo baravuze ngo ubyutse inyuma niwe usasa utwo ni utuntu tumwe na tumwe abantu bapfa mu buryo budasobanutse gusigana ariko nanone ubundi umuntu gusasa ubundi umwana wawe ubaye ufite za ndangagaciro twavuze umwana wawe ku myaka 3, 4, 5 noneho aba yaramaze kumenya gusasa neza nta n'ubwo erega gusasa byakabaye ikibazo kubera ko n'ubundi ntabwo umugore azaba akora akazi ka mu gitondo saa 10 ngo agusige mu buriri ngo agaruke gusasa uri umugabo wenda uri bugiye gukora nyuma ya saa 6 we niyo waba uri bugende saa 1 wowe yagiye saa 12 erega nta n'ukubwiye ngo sasa nko muri hoteli ramburaho byibuze uwinjira abone nubwo bidasashe neza ariko birashashe hari ibintu uramburaho gusa utazanye imideli niba warize muri segonderi ninde wazaga kugusasira kandi twarasasaga hava udashashe none turacyafite ikibazo cy'imyumvire usanga n'umuntu asasa muri hoteli ya mideli yose ibaho ishuka ukayihinahina ukayigonda ugasanga ateka muhehe muri hoteli ariko mu rugo ntarabatekera n'umunsi n'umwe avuga ati byibuze uyu munsi rero reka na tantine nawe mukure umunsi ngiye kubatekera utuntu reka n'abana banjye mbatekere noneho turacyafite ukavuga ngo n'umukozi usanzwe umushinja ngo ateka ibiryo nabi ni ikimutuka gusa kuzi kubiteka umunsi umwe ngwino umwerekere nta mugabo ujya mu nkono bazabura ubwenge hanyuma noneho aho ngaho birahita binjyana ibyo byose turabibonye uko bihagaze uyu munsi hanyuma uwo mugabo turi kuvuga uwo mugore n'uwo mwana uvuka muri urwo rugo koko agaragaza iyo shusho y'umuryango dufite uyu munsi agaragaza ishusho y'umuryango wa ntawo agaragaza ishusho y'umuryango udakenewe utifuzwa hari ikibazo njya numva abantu babaza abandi ngo urabona ngo urubyiruko wifuza ngo rumeze rute hari agasiro ka Rwanda Revenue nkunda wenda tugakoresheje nko mu muryango dusore neza twubaka u Rwanda twifuza sibyo turere neza twubaka u Rwanda cyangwa twubaka umuryango twifuza wenda ibyo bintu bikoreshejwe byaba ari sawa kubera ko abantu bari bavuga ngo urifuza umuryango umeze ute ngo ndifuza umuryango abantu bagahera mu byifuzo ngo ndifuza ngo igihugu ngo kimeze gutya uruhare rwawe muri usanga ibintu byarabaye umugani wa Alex Siroga ariko uyirebye Rwanda Revenue Siroga yayo igenda irushaho kuva muri Siroga ikajya mu bikorwa nta misoro nta mahoro umutekano ntiwaboneka n'igihugu cyakubakwa hanyuma hano birahita binzana ku kibazo ku kindi kibazo mu buryo bwagutse urugo n'ishingiro ry'imibereho n'iterambere ry'igihugu kuko igihugu kigizwe n'ingo nyinshi urugo rumwe n'urwanjye n'urwawe n'urwuriya nizo zihura zikaba igihugu yego iyo ingo zimeze neza muri rusange cyangwa se ubwo tuvuga urugo rumwe rumeze neza n'izindi zimeze neza n'igihugu kiba gifite imbaraga kandi kimeze neza urugo ruhagaze neza igihugu kiba gihagaze neza uyu munsi urugo dufite uyu munsi rugaragaza igihugu cy'ejo hazaza yego gute rero
rugaragaza ko nta gihugu gihari ejo hazaza kubera ko niba dufite urugo aho umugore apyatagurira mu ruhame umugabo abanyerondo bashungereye yego ngira ngo kari akavideo mwarakabonye twarakabonye cyane hari ibyo wenda hari ubwo ushobora kuba utararezwe ariko ufite mu nshingano umutekano w'abantu n'ibyabo hari no kwibuka rega inshingano byararenze ukwemera hari ibintu bita ngo beyond understanding bishobora kuba ukabura icyo gukora ukaba nk'igiti ugahagarara gusa uvuga ngo ibintu utari witeze ukabona ibiri kubaho birenze ubwenge bwa muntu ku buryo nawe ushobora muri ako kanya kubura icyo ukora ashobora kuba aricyo cyabaye kuri bariya bacunga umutekano kuko byarabarenze nabo ntabwo bashungereye nk'uko kubera ko bagomba gushungera ahubwo nawe ushobora nk'uko natwe turi kwibaza ngo bigera hariya kugera bwo umugore yiva mu rushyi akarukubita mu matama y'umugabo nk'uko twibaza ngo bigera nyine hari akantu nkunda kwibaza ngo bigenda bite kugira umugabo wowe washatse umugore uhagarare ngo ukubite urushyi ngo uhagarare ngo uzane umuhoro ngo uteme ngo uhagarare uzane umuhini ubundi bijya kugera aho byagenze biti aho rero nitumara kumenya ngo bijya kugera aho byagenze bite ibyo bintu bizagira bite bizarangira rero uriya munyerondo nawe ntabwo twamurenganye kuko yaratunguye ubundi bigeze ahaguti byarenze ukwemera kuri we se byarenze ukwemera niko nabibona Alex ngiye ntabwo mbyemera ndabona mutabyemeranya ntabwo mbyemera gutyo kubera ko hano urwego rushyira mu bikorwa itegeko kubera ko ushobora no guhosha amakimbirane ubundi ntabwo wahutaza uriya mugore ntiwanahutaza uriya mugabo ariko wahungisha umwe muri bo biriya byakakubayeho wenda uri umunyerondo umwe ibyo uvuga nabyumva uri umwe ukabona biragutunguye ariko people abantu ni 4 ni 5 hari umumotari hari nisura n'uwe muryango ari bari kurebera ntibarezwe none tugeze no mu isi ya social media aho umuntu akora akantu arafotora mbere yo gutabara voilà abantu basigaye bapfa muri accident umuntu akajya gukamera kandi ugombaga kuramira ubuzima bwe wenda ntibihutiye no guhamagara ambulance ntibihutiye no gukora hasi n'agasimiro bahamagara abantu none se burona ngo byarabarenze abantu 4 bashinzwe umutekano imbere y'umugore uri muri byatagura umugabo hari ako bagiye gukiza uwo yaragiye kureba ngo wasangiraga n'umugabo uko nabibonye muri karaka video yaje ababaza ngo barwanaga n'uwuhe bahita baramukiza hari abantu n'abaturage bo mu cyaro kabisa kanijabo dusoza hari igaruriro iyo urebe biragoye igaruriro niba rinahari ntabwo rirenze 1%. Nge nsigaye mbona nyine cyakabaye gifite igisubizo yaba biri mu byihutirwa inzego zishyize imbere yego iyo urebye ibishyizwe imbere mu gihugu yaba viziyo 2030 yaba viziyo 2050 ibyo bintu bibonamo abo kubishyira mu bikorwa badahari none se rero iryo garuriro ni bya bindi ngo agatinze kazaza reka turebe ko amenyo ya ruguru ako murarenganya inzego zishyira iyo politike y'umuryango kuko ntabwo ntekereza ko ari izajya kwigisha kamere muntu ntabwo ntekereza ko iyo politike n'ubundi na mbere yari hari handi ariko umuntu akubwira ngo ihame ry'uburinganire twaryigishije nabi ari uryigisha nta kibazo karinjira reka tugendane neza sibyo n'iryo hame ry'uburinganire njyewe reka duhere kuri wa muranga sibyo reka abantu ahubwo ni wigisha umuntu niba yagiye gushaka urugo cyangwa agiye gukora uwo muryango nyine muri icyo kintu aricyo agiye gukora koko nawe kuza nje gushakira amafaranga kuri kare nijabo nditwaza icyo ndi cyo kundi umugore inze imba umugore w'iki w'igicucucucu wegamye mu mugabo wegamye mu mugabo ni handi uzasanga nanone uzajya kure ukabona umukobwa cyangwa umugore ntatinya kukubwira ngo ati nta kibazo nzagenda tuzabana amezi 2 amezi 3 mukureho ibyo nshaka nzashaka undi mugabo nshaka itegeko ariko bararihinduye nta kiba no kareje reka ngutere story wenda gato yadusoza hari umusore n'umukobwa barakundanaga bisanzwe umukobwa akajya no kumusura akanarara yo weekend ikarangira agataha kuwa mbere umunsi umwe umukobwa aragiye agenda agiye ubugeze kuwa mbere umusore avuga ati ngaho rero tahana ati oya nta kibazo ngo ndaba ntaha umunsi wa mbere wo kuwa mbere umugabo arataha amusanga mu rugo wa musore ariko utatashye ati nta kibazo nzaba ngenda icyumweru kirashira icya kabiri gishize wa mutipe nibwo yatangiye guhamagara inshuti yatereye ndabona umukobwa yarakwamye yanze gutaha barabana umwaka wa kabiri
umugore amukorera nyine reka mvuge ngo amwitaho mu gitondo yamutekeye ka cyayi yamuteguriye breakfast aragiye n'umugoroba nyine amwitayeho imyaka 2 irashize umugore icyo yavizaga ryari isezerano mama munyavuga ngo rero isezerano ryo mu murenge ntacyo ngiye kuryinge ku muntu wubaka umuryango ntacyo rivuze kumuhora mushyira mu bikorwa se rega Alexis abantu basezerana hagati yabo iby'amategeko n'ibindi byacacu n'ibiki byose n'ibyo umugore icyo yavizaga ryari iryo sezerano kuko bari bamaranye imyaka 2 umutipe nawe yabonye ukuntu bamaranye imyaka 2 bameze neza abatu niwe mugore Imana yari yaranyandikiye bagisezerana basezeranye kwa 4 kwa 5 ngo agiye mu kazi ngo ashaka ka breakfast ati shuka utantekeye isi cyayi atariko se ahantu dutekera ntabwo hazi umutipe agira ngo nimba ikintu nta nimugoratse ariko y'amazi nayo wayishyuhiriza uri kumva kubera ko wagiye mu rugo nyine umeze nk'umuntu uri gushaka kwihimura ku muntu cyangwa umeze nk'umuntu ufite ikindi kintu cyari kikujyanye ntabwo wari ugiye gukora umuryango icyo kintu rero nigikosoka mu bantu ukagenda gukora ukajya kubaka cyangwa ukajya gushaka ugiye gukora umuryango wawe aricyo kintu kikuri mu mutwe nayo masezerano go mu murenge ntago ngene gusohoka mu bantu ubwo wagarutse mu burere kubera ko uburere nibwo buzarema uwo muntu niho twavuze ko ari umuntu ariho aremererwa mu muryango hanyuma ubwo ngubwo rero nkuko twatangiye tubivuga ko umuryango urugo ari rwo shingiro ry'igihugu muri rusange ubwo rero niba umuryango ufite ibyo bibazo igihugu cy'ejo hazaza nabwo nta cyaba gihari ahasigaye naho abo bireba rero kugira ngo koko mu mbaraga zishorwa mu kubaka ibintu zinashorwe mu kubaka abantu kuko ibintu nta bantu nta kamaro ubwo no kuvuga ngo ni uguhera mu rugo iwabo dukurikiye abakuru bahari ubu ngubu bitwa ababyeyi batoza abana ariko nabo babanze barebe niba babanza kwikebuka kubera ko hari ukubatoza nka wa mwana andi yavuze ngo reka ko infantry ya force yabwiye se ngo uretse ko wenda ufite urufunguzo ugafungura igipangu kenjira nanjye nkasimbuka tugahurira mu rugo twese tuba tuvuye mu kabari ahubwo ni kugira ngo bigende neza reka nyireke nawe ya force mwanyura mu kirere bakanyura hasi ubwo rero ndumva aranga twasoreza yarakoze cyane Clement ubwo n'abadukurikiye reka mbashimire cyane Alexis umusanzu watanze muri iki kiganiro urakoze cyane nawe kanisha wasante sana nitwa Ndayisenga Clement nanjye murakoze cyane kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa ikibazo nuko gutegura urugendo bigora gukora reservation ya tike y'indege gushaka visa ubwishingizi bw'urugendo amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha abantu nka Ireme Travel Agency Limited kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo ubukerarugendo no kwakira abantu kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege bakagufasha gushaka visa bakagukorera reservation ya hoteli bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment tuguha link ubundi ukishyura Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41 hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa